buriya rero amagambo wumvise ni menshi, ariko yakugiriye akamaro nayabaye rema. Ikiduhindura aba turi bo ni amagambo Umwuka yarahaye ubuzima. Mbifurije kumva rema y'Imana. Mbifurije kumva Imana ivugana nawe nkaho hari wenyine. Imana ivugana nawe nkaho nabone umuntu waje. Ndashaka amagambo abadayimoni bababwiye bo yafate mu izina rya Yesu. Amagambo yose bakurasheho akakubabaza umutima uyafate. Ufata amagambo yose mabi bakwatuyeho, ayuzi nayo utazi, nayo kwa nyogokuru nayo kwaso, aho washatse naho washatswe, urotira amagambo yose nyogokuru yavuze na nyogosenge mu izina rya Yesu. Yarotire kubera ko Yesu arakwegereye. Yesu ntago ari kure yawe. Hari umuryango Imana ikinguye utigeze ukomanga. Hari imiryango wakomanze ntibagukingurira. Muri aya materaniro Uwiteka akinguye umuryango utigeze ukomangaho. Nimuhaguruke mumfashe mutere haleluya. Uwiteka akinguye umuryango muri aya materaniro. Uwiteka akinguye urugi utigeze ukomangaho. Hari ikintu akoze utasengeye. Uwiteka ari ikintu ukora utigeze usaba. Uwiteka akinguye umuryango ndeba wawe utigeze ukomangaho. Nimwicarire Imana ibahe umugisha. Hari ikintu Uwiteka akoze muri aya materaniro. Bo yakinguye umuryango utakomanzeho. Hari ikintu Uwiteka gukoreye. Imana iri kuzana rema. Muri kumva rema. Muri kumva rema muri aya materaniro. Imana ikinguye umuryango utigeze ukomangaho. Umuntu utigeze utekereza mu buzima bwawe. Uwiteka mugushyize imbere. Ngo mbese ndinde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Iyo ukiranuka ukabizira haba mu kazi, ugenda umenye ko uri umuherwe. Niba mukiranuka mukabihorwa uri iki? Uri umuherwe. Niko ari kuvuga uyu mugabo. Nkomeje muri irema ndikumva harimo rema nyinshi. Ndi mu mwuka ndikumva ibintu biri kubera hano bitoroshye. Aravuga rero ngo ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ndimuhagarike imitima. Amen. Hari amagambo abiri ngira ngo mbabwire. Ndaza gusoma Bibiliya sinatinda kuko dufite umwanya, turasoza saa 7, ariko harasigara iminota yo kuza none gutanga ituro. Hari ijambo bita logos. Logos ni ijambo ryo mu Kigiriki, cyane ko amagambo menshi dufite ava mu rurimi rw'Ikigiriki, cyane cyane mu Isezerano Rishasha. Mu Isezerano rya kera ava mu rurimi rw'Igiheburayo. Noneho logos ni cyo bita la parole cyangwa les écrits. Ni amagambo yose yanditswe, ni amagambo y'Imana, yaba ari mu ndirimbo, yaba yanditswe muri Bibiliya, yari amagambo nyine akiri aho, aba ari logos. Noneho ayo magambo yabaye active y'Umwuka Wera afashe ya logos bya jambo akariha agatuma rikora rihinduka rema. Rema murabyumva? Nukuvuga rero ngo buriya muri iteraniro ibyo nateguye aba ari logos. Niyo mpamvu banadusengera. Niyo mpamvu na korali Betelehemu, korali za hano Gusheni, korali nyinshi ziri hano ntavuga amazina yazo, indirimbo mwateguye aba ari logos. Ziranditse, zirazwi. Ariko kugira ngo zize guhinduka rema, zigira icyo zikora, nuko Umwuka Wera aziha ubuzima. Buriya rero amagambo wumvise ni menshi, ariko yakugiriye akamaro nayabaye rema. Sinzi mwabyumvise. Noneho rero abaririmbyi kambabwire, hari igihe iteraniro umuyobozi w'iteraniro aba muri logos, dirije akaba muri logos. Muri bakibyo napanze nibyo bigomba kuba birakurikirana, harabanza hiyi. Nyamara Imana ishokorera mu ikorasi. Rema ishokwa mu ndirimbo imwe. Mu ndirimbo mwazanye 50, hakaba hari indirimbo imwe yuzuyemo rema. Amen. Nibo mbwira abantu rero baza gukora mu giterane mu kanya, icyo Umwuka ababwira muze kugikora. Amen. Igikiza abantu si ibyo wateguye, ni iby'Imana iri gukoreramo. Nicyo nshatse kubabwira muri byose. Kugira ngo wabaye umurokore si uko utari warumvise amagambo menshi, ariko yakugiriye akamaro n'ay'Umwuka yahaye ubuzima. Amen. No mu ndirimbo aba ari ndende irimo ibice byinshi, ari ukumva agace kamwe ukumva nakawe.
rogosi rero aba ari amagambo ari muri rusange, ni ubutumwa buri muri rusange, ni ubuhanuzi muri rusange. Umuntu wese biba bivuzwe mu buryo bwa rusange, ariko rema ibiri specific, ukumva Imana ivuganye nawe. Nubwo byaje bireba benshi, Imana ikavanamwo cyawe. Muri amateraniro hari abantu Imana iri kuvugana nabo rero. Hari abo Imana iri gukiza indwara, hari abantu bagiye gusezerera indwara. Ntabwo Imana yakora amakosa yo guhuza abantu bangana gutya, uko mwaje ariko musubirayo, ntibishoboka. Ntabwo uko mwabisize ariko mugomba kubisanga. Amakuru mwari musanga ngo ntabwo mugomba kuyasubizayo. Hari imbaraga z'Imana ziri mu kazi. Iyo bibaye gutyo rero bihinduka specific, umuntu akumva ni ubwirwa n'Imana, ikavuga ku kintu cyawe, ukumva ivuganye nande nawe. Niyo mpamvu Mariya yabwiye abahereza ngo icyo ababwira cyose mugikore. Yarababwiye ngo rema, Imana iraza gufata amagambo asanzwe ahinduka ubuzima. Babere uko mwizeye. Amen. Nkunda umuntu ujya kuririmba yiteguye ko umwuka yamukoresha. Sinzi ibyo mvuze no kubyumva. Iyo dukomeje litirijiya ni ibintu bitondetse biri ku murongo, ni rogosi biba bitondetse bizwi, kandi ntabwo uyobora abantu bari ahangaha bangana gutya udafite ikibazo n'igikurikira. Ariko hari igihe umwuka wera aguhata akavuga ati ndi bukorere muri iki, ndi bukorere muri iyi korasi. Noneho ko umudirisha akarwana n'indirimbo yarapese, kandi rema ishobora gukorera mu ndirimbo iguhereye ku ruhimbi. Imana ishobora gukorera mu kintu gitoya igatanga ubuzima. Icyo umwuka ababwira cyose mugikore. Amen. Ikiduhindura abo turi bo ni amagambo umwuka warahaye ubuzima. Mbifurije kumva rema y'Imana. Mbifurije kumva Imana ivugana nawe nkaho hari wenyine. Imana ivugana nawe nkaho nabone umuntu waje. Mbese umuririmbyi yaravuze ngo uko ugenderera abandi iby'abandi nuko. Hari indirimbo ivuga ngo sinjye sina data sina mwene mama ninjye gusa, ndagira ngo ube hano nkawe. Uwongera utekereza ko Yesu yagupfiriye wenyine. Ni ukuvuga ngo yoza kuba mu isi ntabone umuntu uhari, Yesu yari gupfa kubera wowe. Ubwo rero yari gupfira wenyine mu isi, n'ubundi ube hano nkaho yagupfiriye wenyine. Nurangiza ukurure rema y'Imana ku buzima bwawe, kandi ugira ibintu wanga muri amateraniro, kuko wishyuye kuza hano, wabyishyuye, watanze igihe cyawe, wari unaniwe wari buruhuke. Ubwo waje ubwira Imana ngo ubwo uri kugenderera abandi, nanjye tunsige. Njyewe Imana yatangiye kugenderera abantu ndabizi, ariko nawe ntusigare muri teraniro. Ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Yesu Yesu mukiza, umvuko nganya. Ubwo ugenderera abandi, nanjye mwami nanjye ntusige. Undi yaravuze ngo singira undi niyambaza, singira undi niyamba, keretse wowe Yesu mwami, Yesu mukiza. Wumve uko turi kuganya. Ubwo uri kugenderera abantu twabyumvise, ubwo ugenderera abandi, nanjye Mana, nanjye ntusige, nanjye ntusige. Amen. Abantu mwese mwaje hano mugomba gufata umugabane w'uyu munsi. Abantu mwese muri hano mumenya ngo iyo Uwiteka arambuye ikiganza cye ahaza abari mu isi bangahe bose. None kwebwe abari mu isi ni benshi, twebwe turakamanyu gatoya. Uwiteka agenderera iteraniro, ari abari hano n'abari kure, ku buryo bigaragara ko hano wahabaye, waka ikimenyetso cya presence yawe hano. Uyu munsi ubwira Imana ngo nanjye ndashaka ikintu kitari gisanzwe iwanjye mu rugo, ndashaka ubutumwa budasanzwe, ndashaka icyerekana ko wambonye. Ndagira ngo imbere y'Imana mwifotoze ifoto nawe ugaragaremo. Tujya kwifotoza imbere y'abantu, uravuga ngo nanjye uri kundeba, fotografe uri kundeba. Ubwira Yesu ngo mwami nanjye sinze kuba ngutaje,
nukuri waje. Ubwo waje rero, tahana umugabane wawe w'uyu munsi mu izina rya Yesu. Tahana umugabane wawe. Mu gitondo Imana yambuye ikiganza ngihaza bari mu isi bose, nawe urimo. Nawe urimo. Namaze kumenya ko nawe urimo. Muwo wachungu jayoma ziyuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose. Nawe ugize gute? Mubo yacunguje ayo maraso nzi. Haleluya. Harimo abantu baba barimo mubo yacunguje ayo maraso, nzi ko nanjye ndimo. Nzajya ndirimba iki? Urwo rukundo. Njyewe ndimo. Njyewe ndabizi ndimo, nanjye ndimo. Mu maraso ya Kristo mbamo. Ugiye ukareba ayo mu kiganza yayandi batema imisumari, yayandi yatonyanze, nanjye ndimo. Mu kiganza cy'ibumoso nanjye ndimo, muyo mu rubavu nanjye ndimo, bibitonyanga by'Getsemani nanjye ndimo, abo bashize ikamba ry'amahwa nanjye ndimo. Mubo yacunguje ayo maraso, nziko nanjye njyewe ndimo. Nawe urimo? Abahari ndabona muri benshi. Ubwo rero nawe urimo. Haleluya. Byaguhaye uburenganzira ku Mana, byakugize umwana w'Imana. Ugomba kubigendera, ukajya unabyirata, ukavuga ati nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo. Amen. Reka nsome ijambo ry'Imana. Iyo ni rema Yeremiza. Barariki Imana ivuganye nawe. Indirimbo ishobora kuba ari isanzwe, Imana ikayikoreramo. Kano kanya rero iminota ngende kuyireba, sinza gutinda, ndayizi. Ishize ndayizi, nisigaye ndayizi. Yari 40 yashize 10, sigaranye 30. Ariko Imana yakorera mu muntu umwe. Umuntu umwe uzabaze Golgota. Giterane cyahabereye ku musaraba, Yesu atavuga. Yaraye ijoro ryose akubitwa ari mu nkiko. Ageze Golgota ahasanga ibisambo bibiri, kimwe iburyo ikindi ibumoso. Ibisambo biravugana hagati y'igisambo n'ikindi. Kimwe kibwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana ikure ku musaraba nakudukureyo. Ikindi kiragisama iryo jambo, kirarisama kitipurekeraho, kirarifata. Hariyo bajya bavuga ngo rekeraho, ngo rotire ta parole. Fata iryo jambo uruvuze ngo uvuze ngo iki? Uvusubiramo numve. Ngo uravuze ngo niba ari umwana w'Imana yikure ku musaraba nawe ukureyo. Ari kuvugira Yesu. Ari kuvugira nde? Yesu. Amaze kurotira iryo jambo, ndashaka amagambo abadayimoni bababwiye ngo yafate mu izina rya Yesu. Amagambo yose bakurasheho akakubabaza umutima, uyafate. Ufata amagambo yose mabi bakwatuyeho, ayuzi nayo utazi, nayo kwa nyogokuru nayo kwaso, aho washatse naho washatswe, urotira amagambo yose nyogokuru yavuze na nyogosenge mu izina rya Yesu. Yarotire, kubera ko Yesu arakwegereye. Yesu ntago ari kure yawe. Amaze kuyafata, ararifata iryo jambo ry'igisambo, yibwirira Yesu ngo Yesu we nabifasha bya bigambo cyakuvuzeho. Ufata amagambo abadayimoni babavuzeho mu izina rya Yesu. Amaze kuyacakira rero, abwira Yesu ati umva nkwibwirira njyewe ukuntu nkumva, dore njyewe ukuntu nkuzi, nubwo bambanywe nanjye, ariko umva nkubwira amakuru nzi neza. Uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana ubambye ndabizi kuri we. Icya kabiri nkuziho, uzagaruka no gutanga ubwami, uzazura abapfuye. Umva nkubwira, ubwo twegeranye rero, njye sinirirwa ntegereze ejo. Yaramubwiye ngo nugera mu bwami bwawe mu kanya nzi kugiye kujyayo. Nanjye ugira gute? Uzanyibuke. Yesu abona kubumbura akanwa, aramubwira ngo mu kanya turabana muri paradizo y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mubwire Yesu icyo mushaka. Ngende kumva Imana hano hantu. Ngende kumva Imana nini cyane. Ngende numva Imana iri mu kazi. Ngende numva Imana iri gukora muri amateraniro. Ndabona amarika Imana bari gukiza indwara ahantu. Ndabona hari bisubiwemo. Ndabona imanzi Imana iburanye. Ubwo Uwiteka ari kugenda nawe ntagusige muri amateraniro. Ndumva Imana. Ngende kumva Imana. Ndumva Yesu ari hano. Ndumva Yesu ari hano, musubiremo. Ndumva Yesu
ari hano, nje ndumva Yesu ari, musubiremo, nje ndumva Yesu ari hano, nje ndumva Yesu ari hano. Umutima wanjye, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, nje ndumva Yesu ari hano. Hari abari kumwumva nkanjye, hari abari kumva ikintu, hari ikintu kiri kubera muri amateraniro. Ikirere cyose cy'ijuru cyakoreye hano. Mwakuruye Imana, abamarayika b'Imana baraza, barimo bagendagenda ku bantu bose bari muri amateraniro. Njye numva Yesu ari muri amateraniro. Amen. Ntabwo tumureka ngagende, ndumva ntagucike, ube nka Yakobo muguti ntuncika. Nukuri Imana muri amateraniro. Urabona ikimenyetso, ntibigeza premid, dore habaye Satani mu 10 saa 7 iraza kugera. Nusohoka mu kanya, ikimenyetso uri kuri telefone yawe, uraza ko no message hari umuntu ugiye kukwandikira utaherutse, wari warabuze. Hari ibintu Imana ikoze n'ibimenyetso bifatika. Ejo hari umuntu uzaguhamagara. Hari tangazo urinde umwuka mpaye, hari umuryango Imana ikinguye utakomanze. Hari umuryango Imana ikinguye utigeze ukomanga. Hari imiryango wakomanze ntibagukingurira muri amateraniro. Uwiteka akinguye umuryango utigeze ukomangaho. Nimuhaguruke mumfashe mutere haleluya. Uwiteka akinguye umuryango muri amateraniro. Uwiteka akinguye urugi utigeze ukomangaho. Hari ikintu akoze utasengeye. Uwiteka ari ikintu ukore utigeze usaba. Uwiteka akinguye umuryango ndeba wawe utigeze ukomangaho. Nimwicarire Imana ibahe umugisha. Hari ikintu Uwiteka akoze muri amateraniro, bo yakinguye umuryango utakomanzeho. Hari ikintu Uwiteka gukoreye. Imana iri kuzana rema. Muri kumva rema, muri kumva rema muri amateraniro. Imana ikinguye umuryango utigeze ukomangaho. Umuntu utigeze utekereza mu buzima bwawe, Uwiteka mugushyize imbere. Literano ntago ryoroshye. Abaza kuyobora mufite akaga. Ibiza kuba nimugoroba muraza kumva ko Abayuda n'Imana. Muraza kumva ibiza kuba muri amateraniro. Bizamenyekana ku isi yose. Bizamenyekana muri uru Rwanda. Kino giterane, kigiterane muzumva ko Imana n'abarokore. Muzumva ko Imana n'abarokore. Muzamubyumva. Imana iranezerewe. Umushumba yabyumvise kare. Yari yayibonye, uzi ukuntu imeze, iri guseka, iri kumwenyura, ngitegereje abana bayo ngibakenure. Imana ishaka abana bayiringira. Imana iri mu kazi hano hantu. Hari akazi kari gukoreka hano mutari kubona, ariko Imana iri mu kazi kayo. Amen. Ibi bintu birakomeye. Nimugoroba muraza kumva kaborokore n'Imana. Muraza kuririmba indirimbo mutateguye. Umwuka azibahera hano. Abaza kuririmba hari ibintu Imana imanuye, hari amarika b'Imana baje. Baza kuririmbana n'abaririmbyi, baza kubana n'umuyobozi. Amen. Kasome ijambo ry'Imana. Hasigaye mikeya, ariko iramaze. Imana iri mu kazi ishimwe. Abandi bayobozi bakomeye bafunze office, bazakoresha, ariko irakinguye. Ibitaro by'Imana byose birakinguye. Service zo kwisi ntizakoze, ariko Imana yo yakoze. Yesu yaravuze ngo ndakora na data arakora. Ndashaka kwabwira ko Yesu yakoze. Biro zose zirakinguye. Dosiye ziri hasi, zirya bajyanye ntizigweho. Uwiteka zikize hejuru. Hari ibintu Uwiteka taburuye abishyize ahagaragara. Hari imisozi Uwiteka yitse muri amateraniro. Amen. Ikajya mu ijambo ry'Imana. Ariko ibintu birakomeye. Hano hantu hatse. Ijuru ryafatanye na sejemu. Mwakuruye ijuru rifatana na hano. Imana byayigoye, iguwe neza. Shimwa Yesu. Kansoma ijambo. Kanjye mu ijambo. Reka njye mu ijambo. Kanjye mu ijambo.
ngiye mu ijambo, ngiye mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 3 umurongo waho wa 13, kanjye mu ijambo ry'Imana. Hano nta wahikura. Umva mbabwire, Imana mukomeje kuyitega amatwi ikomeza kuvuga. Ntimugire ngo Imana yababwira ngo mutahe. Nukuri mudafite abantu ngo batahe. Imana ntacyo bigiye mwazageza nejo. Iyo mukomeje kuyitega amatwi ikomeza kuvuga. Iyo mukomeje kuyizera ikomeza gukora. Imana imeze nk'imodoka automatique. Imodoka automatique ntigihagarara mu gihe wafashe ku muriro. Iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Imana iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Nimukomeze migirire iki? Icyizere. Amen. Haranditse mu rwandiko rw'abakori rwa Petero 1:13. Reka masome tuhasengere. Ibintu bidaha byakomeye. Byakomeye. Umva byakomeye. Umva ibintu biri kubera hano. Muraza kumva ibizatubaho. Muzambabarire mwanikira umuyobozi mushumba. Bazaze gushima aba bantu bawe. N'abanyagisenyi bazaze bashime. Umuntu wese ibintu Imana ikoze kuri iki cyumweru muze kureba amasaha. Aya masaha muyitebye n'uyu munsi. Muza kubyandika, muzatumaho umushumba muti ni ngewe wa mugore ngarutse imbere nje kugushima. Uzavuge ngo ni ngewe wa mugore ngarutse imbere yawe nje kugushima. Ubwa mbere byandikiye itorero uni Petero. Je cyambere urwa mbere 3:13. Reka masome hanyuma tuhasengere. Nimara kuhasengera ntabwo ibintu byazarangira. Nigene nje kwicarira. Reka nasome. Urwa mbere yandikiye itorero 3:13. Ni grand frère nawe witwa Petero. Nawe yari yarafatiyeho nk'ibyo byose. Yaranditse ngo mbese ndinde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Ntawe ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Oya ntawe, oya nta numwe. Oya ntawe, oya nta numwe. Ntawe. Arahakanye. Arongera avuga ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Niba hari umuntu ukwanga bitewe no gukiranuka uri umuherwe. Iyo ukiranuka ukabizira haba mu kazi ugenda umenye ko uri umuherwe. Niba mukiranuka mukabihorwa uri iki? Uri umuherwe. Niko ari kuvuga uyu mugabo. Nkomeje muri iyi rema ndikumva harimo rema nyinshi. Ndi mu mwuka ndikumva ibintu biri kubera hano bitoroshye. Aravuga rero ngo ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ndimuhagarike imitima. Ntimuhagarike imitima yanyu. Ntihagire umuntu uzagukanga aguhoye Imana yawe. Ntihagire umuntu uzagutera ubwoba aguhoye ibyo wemera. Icyambere ibyo turimo nibyo. Ibi bintu turimo nibyo. Nta nushinga kumvugira ko ari byo nge mbizi nzaho yankuye. Ntiwabimbagamo bitembera mu maraso. Niyo wanyica ntago napfa ko ndazuka. Ntago dupfa. Niyo dupfuye turamera. Turamera kabwa turi imbuto imera. Niyi mibiri yasizamera. Twebwe turamera. Umurokora aramera aho umutayi aramera. Niyo haba mu butayu kabwa turamera ntago tworoshye. Aravuze ngo ninde uzabagira nabi mukoze ibyiza. Ntimutinye ibyo babakangisha. Ibintu byacu nibyo nibizima. Na nyiri ubwite yibereye ahangaha. Iyi Mana tuvuga irahari. Twayakiriye nayo iri kubyumva nayo irabizi. Ntabwo tukubeshera wa Mana we. Iyi Mana ntabwo nyibeshera. Arongera avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami. Kandi umva aka kantu niko gakomeye. Kandi mube mwiteguye iteka gusubiza. Uyu munsi ndashaka ko musubiza. Ni ikintu n'umuntu. Uruntu ikintu umuntu. Mwibe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije. Ubabajije impamvu z'iki? Z'ibyiringiro mufite. Ariko mubikorana ubugwaneza mwubaha. Guhora witeguye iteka
gusubiza umuntu kubaza impamvu z'ibyo bintu. Mbese ubwo ibanga rindi ririmo ni uguhora umeze nk'umusirikare urinda abantu barinda ahantu hari umuyobozi mukuru cyangwa hari za banke abafite akabunda kitwa pistole, ariko mwe mwagira ahantu hari abantu bakomeye bagenera akabunda bafasheho. Ntabwo mwe mwajya nko mwe mwacara Kacyiru hari abagabo bashinzwe kurinda hari ahantu, ntabwo babiteguye iteka guhora bagira gutya bibaye ngombwa. Ntabwo bameze bahora biteguye iteka ukurura akantu. Umurokore agomba guhora yiteguye afite amasasu mu kanwa. Hagira umuntu utusha ku byiringiro byawe, yaba nk'ubikoraho, yaba nk'utusha gusa ukarekura, ukaba witeguye iteka kuvuga impamvu uba muri korari, kuvuga impamvu wambara gutyo, kuvuga impamvu utanywa inzoga, kuvuga impamvu utaba mu gikundi cy'abanyabyaha. Guhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu z'iki z'ibyiringiro. Nibanga naryo ukabikora umwubashye gusa. Amen. Nubwo butumwa nari mfite muri teraniro, guhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu z'ibyiringiro byanyu. Impamvu watinze hano, impamvu waje gusenga, ufite ibintu, ufite amasasu mu kanwa, uze ujye uyegeranya. Nakora gato gusa umubwira uti uzabaze yowe ibyamubayeho. Satani yamutwaye ibye barangije maze baramubwira batari ko ubwo ntabwo uri umunyabyaha, ni gute ibintu byakuvuyeho abana bagapfa njye bikagenda ntaki, niba atari ibyaha aravuga ati reka kandi nyangamugayo. Ati ngewe nogeje umutima wanjye, ati nubwo ndi ku minzani ireshya, nimara gupimwa bagasanga nduzuye. Batise ko tubona urwaye icyo kirwara cyawe ukita iki, ko tubona waboze amaherezo nayahe. Aravuga maze aravuga ati uyu mubiri nambaye so nzambara ngezeyo. Ati nzi ko izampa undi mubiri. Uruhu rwanjye nirumara kubora, reba umuntu ugiye kubora, reba umuntu ugiye kubora, uruhu rwanjye nirumara nzareba Imana mfite undi mubiri, umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi zo kureba Imana. Guhora iteka witeguye gusubiza umuntu wese ikubaza impamvu wihangana, impamvu wabyihanganiye. Ujye ubwira abantu impamvu ibyo bintu wabyihanganiye, ubabwire ko ufite ibyiringiro bifite iki, ubugingo. None baramubaza bati se ubwo yoba ibyo bintu buvuga koko ubwo ngubwo mu by'ukuri ubuzajya mu ijuru ugereyo no mu myugariro no kuri gate uhagere? Aravuga ngo njyewe sinzikuraho iki ubunyangamugayo, nzinjira mu myugariro y'ikuzimu ndikuyeho iki, nkomeje gukiranuka kwanjye. Muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'ibi bintu duhagazemo. Nibyo birakora. Hari abantu bari ahangaha babizi neza, niyo mpamvu ushaka konsoreza ahangaha, kuko Rema iri kumbwira ngo hari ibindi Imana igiye gukora mu kanya. Iminota 30 isigaye hagiye kuba ikintu. Muhore mwiteguye iteka gusubiza impamvu turi hano. Ntutwite injiji, nutwita ko turi injiji uraba wibeshye. Ibyo bipapuro bandi barata na hano abantu barabifite. Niba ari Cyongereza urata uvuge tukivugire hano, niba ari Igifaransa n'ikigira iki n'Igishinwa turakizi n'Ikidage. Ntabwo turi ingegera, ntabwo turi imburamukoro, ntabwo turi abantu b'abasabirizi. Twaje kwa papa kuganira nawe, twaje kwakura Imana gusa tuyibaza ngo how are you, twaje kubaza Imana uko ibyumva. Twaje kwa papa kumushengerera. Amen. Maguruke dusenge. Nashoje. Umuhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu utanywa inzoga, impamvu udasambana, impamvu utiba, impamvu utishingira, impamvu utiyahura. Dufite ibyiringiro, dufite impamvu. Amen. Muriteguye iteka kuzabisubiza ejo, haba mu kazi haba aho mugenda. Ubabwire ngo haracyari iki. Amen. Kansabe mushumba bwategere hino namuze muze dusenge. Hari ibintu bigomba gukoreka aha hantu, babahe mikrofone tugiye gusenga. Amen.
mugiye gufata bya bintu rero byose ya magambo yose bakuvuzeho ujye ufata ushyiraho ibyo nyoko yavuze ushyiraho ibyo bakuvuze ushyiraho abaturanyi ushyiraho nurangiza ubibumbabumbe ushyira munsi y'ikirenge ngizaba ribatira munsi y'ibirenge. Haleluya, haleluya. Hari imbaraga ziri mu maguru aho muzakandagira hose ndahabahaye ibirenge byanyu mubikoreshe. Haleluya. Muzabikoresheje mu kazi nujya mu ituka ryawe uzageneye ibirenge biriho amasezerano uhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'ibyiringiro byanyu. Zamura isengesho ushimire Imana iri mu kazi. Turagushimiye Mana. Data mwiza mu izina rya Yesu. Ni wowe Mana wenyine. Uyu munsi turagushimiye. Ni wowe Mana gusa. Turagushimira. Uri Imana ivuga. Nta yindi Mana iriho. Iyo uvuze biraba. Nta nindi ihwanye nawe. Iyo utegetse birakomera. Ni wowe Mana gusa. Tugushimiye ko hari ibyo wigeze kuvuga. Ndakumva kandi urabikora. Ndakumva muri teraniro. Turi muri iri teraniro. Tuzi neza kuri murakora imirimo. Komeza uhindura amateka. Kandi turi mu y'ukuri. Komeza ugendagende. Abatarakumenya ibimenyekanishe. Abacitse intege bambika imbaraga. Abarwayi bakize indwara. Abafite ibibazo bikemure. Abafite intambara zirwane kandi uzitsinde. Abarwawe ubatabare. Turagushimiye. Abana b'abanyamasengesho bari imbere yawe. Wowe wenyine wumva ibyo usabwa. Abantu bazaza gukiza. Ni wowe udukiza indwara zatugaje. Kiza indwara zose. Ni wowe wambika abatambaye. Ni wowe ubeshaho abafite shinge na rugero. Ni wowe ucamura ibyanza gucamuka. Muri iri teraniro koramo imirimo n'ibitangaza. Imbaraga z'Imana nizikore. Imbaraga z'Imana nizikore. Kora ibidasanzwe Mana. Ishurira abantu imyenda. Kemurira ibibazo buri wese bimugoye. Dore igeze mu rugo rwawe igeze mu bana bawe byanze kugatera ibyiringiro. Reba ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Gera mu miryango yacu. Ugere mu kazi kacu. Ugere ku bana bacu. Icyubahiro cy'Imana. Ikora ibidasanzwe. Urakoze Yesu. Turagushimiye. Ndakumva. Ndakubona. Hari ibyo uremye turagushimiye. Hari ibyo ukemuye turagushimiye. Utanze ibyishimo byari byarabuze. Utanze umunezero. Turagushimiye Mana. Kubera kubikoze. Duhuje ibiganza byacu tugukomeye mu mashyi. Ayo ni amashyi tuguhaye. Leo paka jana leo gushimira Mana. Urakoze Mana mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.